Ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, turasoma ibice 9 umurongo wa 5, cyangwa reka duhere kuri Yesaya, turahera ku murongo wa mbere dusome, turaza kugeza nko ku murongo ahubwo wa 5. Hari ijambo rivuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mwisarura, nk'iby'abantu bishima bagabanya iminyago. Kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu, wabivunnye nko kuri wa munsi w'Abamidiyani. Ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara, byose n'imyenda igaraguwe mu maraso, bizaba ibyo gutwikwa bibe nk'inkwi zo mu muriro. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Haleluya, haleluya. Iri ni ijambo ry'ihumure kuri uyu munsi, ariko ririmo mesaje nyinshi, zitandukanye. Ubundi iyo tuvuga Noheli, kera tukiri n'abana bajyaga batubaza ngo Noheli ni iki, tugasubiza ngo twibuka kuvuka kwa Yesu umwami wacu, ndetse akenshi bakavuga ko Noheli ari y'abana batoya kubera ko tuba twibuka uwavutse. Mu by'ukuri ntabwo Yesu yavutse kuri iyi tariki ya 25. Hari abantu benshi wenda bashobora kwibaza ngo ni ukubera iki twizihiza Noheli ku munsi wa 25 z'ukwezi kwa 12. Ubundi uyu munsi ku iyi tariki ya 25 Desembre, ubundi mu by'ukuri uyu munsi wari umunsi bambazagaho ibigirwamana by'i Roma, wari umunsi abaroma bambaza ibigirwamana byabo, ndetse kuri uyu munsi bavuga ko bambazaga ikigirwamana bita izuba. Ukaza kwibaza ngo byahuriye he kugira ngo noneho bahitemo uyu munsi kugira ngo noneho bawufate tujye tuwizihizaho Noheli twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu by'ukuri ntabwo ikibazo ari itariki, ikibazo si n'igihe, ikibazo si n'impamvu, ahubwo icyiza kurenza ibindi byose ni uwo twibuka. Kuri nge rero, kuri nge harimo ikintu kiri positive. Niba mu by'ukuri uyu munsi barambazaga ikigirwamana, ariko kubera Kristo bagahinduraho kugira ngo bajye bambaza ikigirwamana, ahubwo bahimbaza umwami wacu, icyo ni icya mbere kiri positive. Mubona ko wenda nk'uyu mujyi turimo wa Strasbourg cyangwa n'ahandi, kuko murabizi ko uyu mujyi turimo Strasbourg, wenda hari n'abatari babizi, ubundi uyu mujyi bawita ville de capitale de Noël. Uyu ni umujyi wa Noheli. Uyu mujyi murabizi ko kuri Noheli cyangwa se mu gihe guhera mu kwa 11 kugeza mu kwa mbere, ari umujyi baba batatse cyane ku rwego navuga rukabije, ku rwego rurenze. Ariko kubera impamvu za COVID-19 ntabwo Noheli y'uyu mwaka ntabwo ishyushye cyane mw'uyu mujyi nk'uko mwajyaga mubona ishyuha.
baba batatse amatara ku muhanda, za sapin de Noël partout, buri muntu yatatse iwe kuri za bariko, huzuye mbese ibintu bigaragaza ko hari ikintu cyabaye. Icya kabiri, murabizi ko uyu mujyi wajyaga ubamo icyo bita marché de Noël, ariko kubera covid iyo marché de Noël nayo ntabwo yabaye. Ushobora noneho kubihuza ute kuvuga ngo ese ni ukubera iki Noheli tubonaho kugira ngo bizihize umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo ubona bawufashe nk'ikintu cyo kugira ngo bacuruze. Icyo nacyo kiri positive. Ubundi niba hari n'umucuruzi utajyaga wunguka cyangwa se utajyaga ugurisha, ariko kuko ageze kuri Noheli bari kwibuka umwami wacu Yesu Kristo, nawe akabiprofitiramo, nawe akagurisha akabona abakiriya, nacyo kiri positive. Kuko intsinzi ya Yesu no kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, nta muntu utaragombaga kubibenefisia, kubigiriramo umugisha. Rero n'abacuruzi nabo bagomba kwishima, bakishimira ko kabone marigre nubwo batamwemera, marigre nubwo hari n'ababikora batamwemera, batazi n'ibyo bari gukora, ariko ku bwa Yesu, iryo zina ryita Yesu, hari abantu benshi rikijije ryakungahaje kuri iyi si n'igihugu cya Isiraheli kirimo. Ubu tuvugana nk'uko mubizi ko Yesu yavukiye i Betelehemu nk'uko twabiririmbye. Aho hantu i Betelehemu bahubatse urusengero rukomeye cyane rwaho nyine yavukiye, ahantu yavukiye bahubatse urusengero rukomeye. Ikindi murabizi ko igihugu cya Isiraheli kiri mu gihugu cya mbere cyinjiza amafaranga menshi y'ubukerarugendo kubera izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Rero ibyo byose biri positive. Ndetse hari umuntu umwe bigeze babaza w'Umwisiraheli ati ko mutamwemera nk'umwami wanyu, ndetse muvuga ko mugitegereje Mesiya, ariko igihugu cyanyu kikaba gikungahaye kubera iri zina bita Yesu, mubivuga hiki? Aravuga ngo mu by'ukuri twebwe ntabwo twemera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu nk'uko bivuze, kuko nta nubwo twemera ko ari Mesiya, ahubwo dutegereje Mesiya. Ahubwo icyo tumwemeraho ni iki? Tumwemerera ko omwe kubw'iryo zina, kubw'uwo mugabo wigeze uvukira hano mu iki gihugu cya Isiraheli, gitumye igihugu cyacu gikungahara ku rwego rwo hejuru mu nzego zose, muri domene zose, muri domene ya mbere y'ubukerarugendo, bituma twinjiza amafaranga menshi kubera iryo zina ryiza rya Kristo. Icyo nacyo ubwacyo kiri positive, kuko nababwiye ngo intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo, abantu bose ari abamwemera, ari abatamwemera, ari abemera ko yavutse, ari abatabyemera ko yavutse, ariko hari abantu benshi bakungahaye kubw'iryo zina. Ibyo nabyo ni ibintu biri positive byo kwishimira ko omwe kubw'iryo zina ryiza rya Yesu turi kuvuga. Hari aho bavuga ngo uwo mucyo waraje uvira abantu bo mu isi, kandi bakavuga ngo uwo nguwo yaje mube, ngo ariko abe ntibamwemera, baramurejeta. Ariko tugahabwa ijambo ryiza cyane ryo kuduhumuriza rivuga ngo cyokora abamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Ngo kandi abo ngabo ntabwo babyawe n'inyama n'amaraso, ntibabyawe n'amaraso, ntibabyawe na ba mama wabo gusa, ngo ahubwo babyawe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Abamwemeye mwese, abantu bose bamwemeye bakizera izina rye, uwo mwami turi kuvuga, uwo mwami turi kwibuka wavutse, ngo bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe. Njyewe mu nduzi fizikoma, nawe uko nkuruzi, wabyawe n'umuntu, wabyawe n'amaraso y'abantu, wabyawe n'umuntu, mbese ufite inkomoko hano kuri iyi si. Ariko umuntu w'imbere mutaruzi, we ntabwo yabyawe n'umuntu, ahubwo yabyawe n'uyu mugabo turimo twibuka ko yigeze avuka. Imana ishimwe. Noneho iri jambo dusomye, ubwo gatoya wenda naringize ngo mbabwire Noheli, ntimugatekereze ngo kuki uyu munsi dusenga kuri Noheli bawufashe le 25. Ikindi kuki tubona abacuruzi bari kubyungukiramo, abantu bose batatse, aribwo abantu bari kugurisha cyane, ari abana, ari ibipupe, ari imyenda n'ibindi. Ni ukubera iki?
nuko izina rya Yesu rigomba gutungisha benshi, ari abamwemera n'abatamwemera. Ikindi nuko ngo twebwe tubasha gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu rwihishwa tukabigomorera Kristo. Uyu munsi rero nawo wagombaga kuba ingurane y'icyo bambazaga cyangwa basengaga, ahubwo bawugomorera Kristo kugira ngo noneho tujye tuwusengaho, tujye duhimbaza Imana yacu twibuka umwami wacu Yesu watuvukiye. Imana ishimwe. Uyu mugabo watuvukiye rero yari yahanuwe n'abahanuzi benshi cyane. Ntabwo wenda icyo ni icyigisho cyafata igihe kirekire, kuko Bibiliya yose urebye kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe ivuga uyu mugabo witwa Yesu. Imana ubwayo niyo yabanje guhanura, niyo yabanje kuvuga ubuhanuzi bwa mbere bw'uko hari umuntu uzabyarwa n'umugore. Ubwo Adamu na Eva bari bamaze gucumura, mu bihano yahaye inzoka yayibwiye ko, kandi inzoka igiranwa na Satani, yayibwiye ko mu by'ukuri nubwo yatumye bacumura, aba bantu bacumura, ariko ko iza hari umucunguzi. Ubuhanuzi bwa mbere yabanje gukora ngo nuko yabanje kumena amaraso y'inyamaswa kugira ngo ihongerere ibyaha by'abakurambere, kugira ngo ihishe isoni z'ubwambure bwabo, ubundi icyaha kikwambura ubusa. Noneho ariko Imana kubera ari umutunzi w'imbabazi, ibasha kugufureba ikongera ikakwambika imbabazi zayo. Nk'ikimenyetso rero kandi nk'ubuhanuzi bukomeye ngo imena amaraso y'inyamaswa, bigaragaza ko byanze bikunze hari ikiremwa, hari umuntu uzitanga akaba igitambo, akamena amaraso kugira ngo acungure abanyabyaha. None ariko ibwira inzoka ngo wanzoka we, ubwo ukoze ibi ngibi, ngo reka nkubwire ngo hari igihe hari umwana uzabyarwa n'umugore ngo azakujanjagura, azakomena umutwe. Ibyo ni mu itangiriro rwose. Adamu na Eva bakemara gucumura, murabizi ko byazaniye akaga gakomeye iyi si yacu, ndetse biri no mu ngaruka dufite. Ariko kandi kubera Imana ari umutunzi w'imbabazi, yari izi ngo ko hari umwana uzabyarwa n'umugore. None se reka mbabazi, ubundi hari umuntu ubyarwa n'umugore gusa? Bibaho se? Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero, kubera ko murabizi ko marayika yamanukiye Mariya ari kumubwira nyine ko azabyara umwana, kandi ngo ko azitwa Yesu, ko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Ndetse Mariya agatangara, akaba etoneye, akavuga ngo none si ibyo byambaho bite, byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Ariko marayika aramubwira ngo umwuka w'Imana azagutwikira. Haleluya. Ngo kuko uzabyara azitwa isumba byose. Noneho ngo umwana w'isumba byose. Noneho rero urumva hariya mu itangiriro ikitwemeza ko Imana ari we yarivuze, nuko yamubwiye ngo hari umwana uzabyarwa n'iki? Uzabyarwa n'umugore. Kubera ko Yesu yari agiye kuzavuka mu buryo bw'iki? Mu buryo bw'igitangaza. Ba Mika baramuhanuye, Yesaya yaramuhanuye, twabisomye. Baraki yaramuhanuye, agiye kuvuma ubwoko bw'Imana, agiye kuvuma ubwoko bw'Isiraheli. Aravuga ngo hoya, ngo mwaburiya bwoko ndaburebamo umuntu udasanzwe. Haleluya. Ngo ndabona mu muryango wa Dawidi habunzemo icyana cy'intare, ngo ndabireba ariko subu. Ni Yesu yari ari kuvuga. Haleluya. Ko azavuka kandi ngo agakomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Noneho bigeze aha muri Yesaya, kandi hagiye hashira imyaka myinshi cyane. Umuhanuzi umwe yarabihanuraga akagenda, hakaza undi nyuma y'imyaka myinshi, undi nawe akabihanura akagenda. Kuko iyo tugiye kureba muri Matayo guhera ku gice cya mbere tukareba amasekuruza ya Yesu, ibisekuruza 14 byose byatambutse kugira ngo Mariya wabyaye Yesu abeho, noneho Yesu avuke. Mu by'ukuri ni ibisekuruza 14, ni imyaka myinshi ibisekuruza 14 ni imyaka myinshi cyane. Mw'iyi periyode rero y'ibi bisekuruza niho abahanuzi benshi batagira ingano bagiye bahanura bavuga ko hari umwana uzavuka, ko hari umucunguzi, ko isi izagira umucunguzi. Yesaya noneho rero abihanura, kandi abihanura no kuvuka kwa Yesu naho hashize imyaka myinshi amagana. Noneho abihanura we urabizi ko uyu muntu ari guhanura
ikintu kizaba no muri siyekre nk'eshanu ziri imbere wakibona cyabaye. Yabonaga uwo mwana yahanuye opreza arawanga ngo umwana yagize ute yatuvukiye. Haleluya. Ari guhanura ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, ngo azitwa umujyanama, Imana ikomeye. Nkuko rero nigeze mbibabwira, hari ikintu nshaka kubabwira bene data, Yesu niwe mujyanama mwiza. Abantu bashobora kukugira inama bakagushuka, abantu bashobora kukugira inama bakakuyobya, ariko Yesu numugira inshuti azakugira inama nziza zitashobora kugushuka, ko ni umujyanama mwiza. Haleluya. Ni umwami w'amahoro. Mbifurije ko umwami w'amahoro Yesu Kristo ayo mahoro ye yatura mu mitima yanyu. Haleluya. Ni umujyanama, ni umwami w'amahoro, ni Imana ikomeye, ni data wa twese, ngo ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi, abantu bose badafite shinge na rugero, badafite kivurira, badafite ubavugira. Yesu ni umuvugizi mwiza ubasha kutuvuganira aho twebwe tutabasha kwivuganira cyangwa abantu batatuvuganira. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none twibuka iyo ntsinzi nziza, twibuka iyo mpano nziza Yesu yaduhaye. Mbifurije ko iyo mpano nziza y'amahoro atangwa na Kristo, kuko ubwe yigeze abyivugira mu kanwa ke, aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye, ngo kandi ntabwo amahoro mbaha ameze nk'uko isi iyatanga. Ubundi isi nta mahoro igira. Isi yagushuka ikaguha umutekano cyokora, ukajya ubona imbunda ziguhagaze hejuru buri munsi, aho unyuze hose ukajya ubona ibya bombe bitunze gutya nyine, nawe ukajya wibwira ngo ni amahoro. Ni umutekano, ariko amahoro meza atangwa na Kristo. Haleluya. Loni UN ishobora guterana, nigeze mbibabwira, imiryango y'umwe bw'i Burayi gaterana bari gushaka ikintu bita amahoro yo mu mutima, ntibayabone. Umva ukuntu amahoro ahenze. Mwumvishe? UN ishobora guterana, ubumwe bw'i Burayi bugaterana, leta zunze ubumwe za Amerika zigaterana, leta zunze ubumwe za Afurika zigaterana, zikajya inama, leta z'abisilamu zose, izo leta zose zigahuriza hamwe ziri gushaka amahoro yo mu mutima, ntiziyabone. Ariko Yesu niwe utanga amahoro yo mu mutima. Haleluya. Nukuri abo bose baterana bari kugira ngo bashakire tewe amahoro yo mu mutima, cyo kara bakamubwira ko bazamuha umutekano, bakamushakira indege za hatari zizajya zimugenda hejuru, bakamushakira ingabo zizajya zimuhora iruhande, bakamushakira ibintu bimeze nk'ibibombe bazajya buri munsi bamutwara iruhande kugira ngo hatagira ikintu kimuhangara. Ariko shahutewo amahoro yo mu mutima ntabyo, ibyo byose bakugotesha ntabwo byaguha amahoro yo mu mutima. Ariko Yesu yuwe atanga amahoro yo mu mutima. Haleluya. Uyu mwami w'amahoro rero, uyu wavutse, uyu turi kwibuka, utakiri uruhinja cyokora. Murabizi ko muherutse mu anniversaire atandukanye. Twebwe ntabwo turi gufeta anniversaire ya Kristo, kuko Yesu yaravutse. Saferonta yaravutse, akora miso yamuzanye, aradupfira, asubira mu ijuru kudutegurira aho tuzaba. Ni umugabo w'intwari uhora udusabira ku manywa na nijoro. Mukomere rero, kandi umunsi umwe azagaruka nkuko twabiririmbye gucyura itorero. Nimwakire amahoro ya Kristo abe mu mitima yacu. Shalom, shalom. Haleluya. Reka dusenge Imana. Reka duhaguruke dusenge Imana, tubwire Yesu ngo mwami utatugiriye inama nta wundi watugira inama, utaduhaye amahoro yawe nta wundi waduha amahoro, utatubaye iruhande abatubi iruhande bashobora kutubeshya. Turagushimiye cyane mwami Yesu, tugushyize hejuru, dushyize izina ryawe hejuru. Uri Imana ikomeye, uri umwami w'amahoro, uri Imana nziza. Mwami, wumvisha amashimwe y'abana bawe, uburyo bazamuye amashimwe bagushima, baguhimbaza, bagushyira hejuru, uburyo wakomeje kubana natwe, tukaba twongeye kugera kuri iyi Noheli nziza, Noheli ifite ikivuze mu buzima bwacu. Ndasabye rero kugira ngo aya mahoro isi itatanga, mu izina rya Yesu wowe uyaduhe. Izi nama twagirwa n'abantu bakatubeshya bakadushuka, ngwino wowe utugire inama y'uburyo twakora n'icyo dukwiye gukora, haba mu murimo wawe, haba mu ngo zacu, haba mu kazi, haba mu baturanyi, mu izina rya Yesu. Haba mu byemezo dufata mu buzima bwacu bwa buri munsi,
turagukeneye, dukeneye inama zawe mu izina rya Yesu. Abadukurikiye bose n'abazadukurikira, haba kuri chaine ya YouTube, haba kuri Zoom, haba kuri Facebook, abo nabo turabasengeye kugira ngo amahoro y'Imana aruta uko umuntu yabitekereza nuko yabyifuza atwaranire mu mitima yacu. Urakoze rero kugiye kubana natwe, kugiye kutugirira neza Mwami Yesu Kristo, tukongera tukabona ineza yawe itembera mu buzima bwacu. Turagushimiye kandi turaguhimbaje kubikora kubw'izina rya Kristo Yesu. Urakoze. Amen, amen. Haleluya.